Mambo vipi? Bakunzi ba TV show, iki ni ikiganiro The Show nkuko bisanzwe muba muri kumwe na Steve Rwanda. Wowe kora subscribe ndetse na share mu magroup yose waba wibereyemo. Aho wabaherereye hose mu mande enye z'igihugu zitandukanye. Uyu mwana duhuye hano duhuriye ku mugezi bite muhungu mwiza. Amakuru. Witwande bwira abateze amatwi ndetse n'amaso. TV show Steve Rwanda tubwire witwande. Hakizimana Evariste hano ufite ibi ni ibiryo by'inkwavu sibyo? Ufite inkwavu wihangiye umurimo. Ufite inkwavu zingahe? 20. Ufite imyaka ingahe? Ku myaka yawe 10 ufite inkwavu 20 na zingahe? Ariko ntabwo wiga ku kihe kigo? Gikagati ni PS ni primary school cyangwa ni GS cyangwa ni groupe scolaire? GS. Directeur wawe yitwande? Urayeneza Krizosto. Wiga mu wakangahe? Mu wa gatatu. Ubu wakangahe? Mu wa gatanu. Bivuze ngo ntabwo umwana yaba afite inkwavu 23 ngareke kuba wa mbere sibyo? Hanyuma se nirihe somo ukunda mu masomo wiga? English. Hey, can you speak English fluently and exactly? What is your name? My name is Hakizimana Evariste. What is your sector? Banange, your sector is Karama. Your sir? Yes. Is akagari kawe kitwa ngwiki? Gikagati. Gikagati ufite ababyeyi bombi, mama na papa. Papa yitwande? Right. Amazina ya papa ninde? Edward. Mami? Donatille. Okay, abakunzi ba TV show hano nkuko mubyitegereza turi ku mugezi mwiza cyane, hari agashyamba gasa nkaho kitegeye umugezi. Hano hari amasaka yeze kandi asa neza, ibijumba ni sawa, abavuye kuvoma murababona, izuba ririmo rirarenga, igicu cyuzuye imvura gisa nkaho kiri kubudika, babyita kubudika mu kinyarwanda nibyo. Umuhungu wacu witwa Hakizimana nibyo? Hakizimana, mu byukuri urukwavu rumwe rubyara abana bangahe? Abana 7. Kandi ufite inkwavu 23. Bivuze ngo nyuma y'umwaka uzaba ufite urukwavu rubyara kangahe mu mwaka? Yes. 10. Niba ufite inkwavu 23 ukaba ufitemo inkwavu z'ingore, bazita inkwavu z'ingore cyane inkwavu z'ingabo. Amashasha. Okay. Hanyuma ubwo abagabo utugabo n'udushasha. N'udufizi. Ufitemo udushashi tungahe? Yes. 5. Udushashi 5. Ubwo bivuze ngo nyuma y'umwaka uzaba ufite inkwavu 50 wongeyeho 20 zingahe? 4. Zizahita ziba inkwavu zingahe hagati aho? 50 guteranya 23 ubwo ni kangahe?